Reka ngusuze wowe ukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri kano kanya ikaze mu kiganiro Arasok Talk Show, ikiganiro mugezwaho nanjye Ange Gaga buri wa gatanu isa 11 n'igice z'umugoroba. Uyu munsi rero ndi Kibagabaga nagiye gusura Dr Gashema Heritier, akaba ari inzobere mu kuvura abagore n'abakobwa, ariko noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo cyangwa ese umuntu amenya gute ko yatwise, urugendo rw'umugore ufite inda, imyitwarire agomba kugira, ibyo agomba gukora, ndetse nuko agomba kwitwara. Reka mbahe ikaze, ariko nawe nguhe ikaze. Dr nguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mwakoze kandi kutwakira hano mu bitaro byanyu bya Kibagabaga. Murakoze cyane. Ubundi nanjye mfite amatsiko, umuntu amenya gute igihe yatwitiye? Umuntu ikimenyetso cya mbere yuko umudamu atwite usanga ari ukubura imihango. Akenshi iyo abuze imihango yibaza impamvu yabuze imihango. So iyo ubuze imihango kandi mu by'ukuri uzi yuko wabonanye n'umugabo, aba ari byiza ko ukora test ikorwa akenshi ni mu nkari. Ushobora gukora ikizamini no mu rugo ukareba yuko utwite. Rero iyo umudamu amenye yuko koko atwite cyangwa adashobora kubyikorera, ni byiza kugana ibitaro bakareba ko bakemeza koko yuko atwite. Iyo byemeje, urugendo rwo gutwita ruba rutangiye. Urugendo ruba rutangiye. Icyo gihe se iyo abagannye mumufasha gute? Iyo atuganye akenshi dufata histoire ye tukamusuzuma tukareba ko nta kindi kibazo yaba afite. Histoire cyangwa amateka y'umumama cyangwa y'umurwayi uwo ari we wese, ni ukureba yuko hari ibindi bintu yaba afite byagira ingaruka mu gutwita kwe, uburwayi, imiti afata, cyangwa ibindi anywa iki, arya iki, ibintu bishobora kugira ingaruka ku rusoro atwite. Noneho iyo tumaze gufata ayo makuru yose, dukora ibizamini by'ibanze akenshi dusaba umudamu utwite. Twamara kwaka ibyo bizamini, akenshi ari ahantu bashobora gukora ecography, hakorwa ecography kureba ese inda iri mu mwanya wayo, kuko hari abatwitira no hanze y'umura. Ikindi gikurikiraho ni ukureba yuko ese umutima uratera, ese ni umwana umwe cyangwa ni abana benshi. Ukareba ese inda ingana iki, ndetse iyo ari mu gihembwe cya mbere akenshi dutanga n'igihe cy'umudamu yazabyarira. Reka rero turebere hamwe uburyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni uguca mu cyuma. Reka Dr atwereke uburyo bafasha umugore wabagannye kunyura mu cyuma, kureba uko umwana wiwe ameze mu nda. Muraho mama, nitwa Dr Gashema Heritier, nagira nkurebere umwana. Murakoze cyane. Reka nkurebere umubiri. Jere aya mavuta ntabwo arakonje, ariko urabyihanganira. Umutima uratera neza, ubwonko bumeze neza, mu maso he haragaragara. Iri ni izuru, urebye iri ni izuru hano, n'ibice byose biragaragara neza, n'umutima w'umwana. Imitsi itwara amaraso nayo imeze neza. Ubona cy'umukara aba ari igifu. Uruhago rw'inkari nabwo rumeze neza. Amaguru ni umuhungu. Ni umuhungu. Umwana ameze neza, n'ingobyi imeze neza. Ufite ibyumweru 33, ariko igihe cyo kubyara aba ari ibyumweru 40, ariyo mezi mubara 9. Uri kumva? Ufite ibyumweru 33, ubwo amezi 9 azagera mu matariki 15 y'ukwa gatanu. Wakoze kuza turabikurikirana. Sawa, turabikurikirana.
reka dukomereze muri iki cyiciro aho Dr Gashema Heritier agiye kudusobanurira uburyo umugore agomba kwita ku mwana we afite mu nda, ibyo agomba gukora ndetse n'igihe agomba no kwita ku mwana we igihe yenda kubyara. Ikaze. Murakoze cyane. Ni Gashema Heritier nk'uko Gaga bivuze, umumemba wa ARASOG. Mu gihe tumaze kumenya yuko umudamu atwite, hari ibizamini by'ingenzi nk'uko nabikubwiye. Hari kumenya amaraso ye angana iki, ubwoko bw'amaraso ye ni ubuhe, ariyo bwita blood group and rhesus. Kumenya nta bwandu afite, nta hepatite afite, nta zindi infection zishobora kwanduza umwana yaba afite. Kumenya na infection mu nkara afite cyangwa ubundi burwayi bw'umwihariko twakwaka ibizamini by'umwihariko. Tumaze kubimenya, tumenye cyane cyane mu gihembwe cya mbere, tumenya umwana ni muzima, ese inda ingana iki ndetse azabyara ryari. Icyo gihe tubishira bimenyekana mu gihembwe cya mbere. Ndetse igihembwe cya mbere wenda wakwibaza ni ryari, ni ukuva umudamu asamye kugeza ku cyumweru cya 13 n'iminsi 6. Icyo gihe tubifata nko mu gihembwe cya mbere. Nanone nicyo gihe nakubwiye tumenya yuko ari impanga cyangwa ni umwana umwe. Ni igihembwe kiduha navuga nka road map y'uburyo tuzakurikirana umudamu. Umudamu utwite impanga atandukanye n'umudamu utwite umwana umwe. Umudamu utwite afite wenda uburwayi bw'umutima atandukanye n'umudamu udafite ubwo burwayi. Uburyo tubakurikirana bigaragara cyane muri icyo gihembwe cya mbere. Niho umenya yuko inda iri muri nyababyeyi cyangwa iri hanze ya nyababyeyi. Ibyo byose niho ibintu bishobora kumenyekana iby'ingenzi. Igihembwe cya kabiri gihera ku cyumweru cya 14. Urebye ku by'umwihariko navuga ku cyumweru cya 20, hagati y'icyumweru cya 18 na 22. Aho ngaho niho twita kureba anatomy, ibice ecography twakoze. Akenshi niho cyo gihe cyiza ari ukuvuga ngo wakora ecography imwe mu utwite, wakagombye kuyikora kuri icyo gihe, kuko niho ureba ibice by'umwana, ingingo. Niho ushobora kumenya placenta iri mu mwanya mwiza cyangwa ntabwo iri mu mwanya mwiza. Urebye aho niho ureba umwana afite ubumuga bukira cyangwa budakira. Iyo afite ubumuga budakira, icyo gihe nicyo gihe inda ishobora kuvamo. Iyo afite ubumuga bukira, nanone umukurikirana ufite gahunda y'aho azabyarira n'uburyo ashobora kwitabwaho avutse. Iyo ari muzima nabwo nanone ushyiraho uburyo bwo kumukurikirana by'ingenzi. Ikindi wenda navuga ni ibintu muri icyo gihe niho umudamu ukwitegeraho tumubwira n'ibintu bibujijwe. Ibintu bibujijwe usanga ku mudamu utwite ni inzoga, itabi. Inzoga n'itabi bigira ingaruka ku mikurire y'umwana, ingaruka mbi. So akenshi dusaba ababikoresha kutabikoresha. Gukoresha imiti itanditswe na muganga, niko navuga, itagenwe na muganga, ntabwo aba ari myiza. Icyo gihe niho tumuha supplement, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ariko cyane cyane fer. Usanga abadamu benshi no mu giturage akenshi bazi fer. Fer niyo ifasha amaraso y'umudamu kuba ku rwego rushimishije, rudashobora kugira ingaruka ku watwite ndetse no kuri we mu gihe cyo kubyara. Tukanabagira inama ku mirire, ibyo kurya bitandukanye birimo byose, imyunyungugu, proteine, ibinyasukari, ibitera imbaraga. Ibyo byose niho tubagire inama y'imirire.
noneho tukagenda mu gihembwe cya gatatu hagati hafi ku byumweru 28 niho tuba dushobora kongera gupima amaraso nanone bya bindi twakoze mu gihembwe cya mbere by'amaraso no dushobora kongera kubisubiramo tukareba nanone ingano y'amaraso uko ingana ariko tukareba hari na diabete zibaho ku badamu batwite iyo bita diabete gestationnelle aba ari cyo gihe cyiza cyo kuyipima none icyo gihe ushobora gukora ecography ukareba imikurire y'umwana ese ni umwana munini ni umwana mutoya iyo ubonye imikurire ye nanone ushobora gutanga follow up navuga kugaruka muri consultation ari hejuru y'ibyumweru nka 32 hagati ya 32 na 36 nanone ari ukureba imikurire y'umwana imikurire y'umwana hari abana bashobora kuba ari bato cyangwa banini cyane byose bigira impamvu zibitera iyo ubibonye ushobora kureba impamvu yabiteye ariko nanone ibyo ngibyo bidufasha kumenya igihe uyu mudamu yabyarira umwana ni munini cyane ushobora kumubyaza mbere ho gatoya kubera bishobora kugorana kumubyara cyangwa bishobora kongera amahirwe menshi yo kuba yabagwa kandi wenda mu gihe wamubyaza nk'icyumweru mbere cyangwa na 2 mbere byashobokaga yuko yamubyara neza nanone iyo ari muto cyane ushobora kureba impamvu ibitera ashobora kuba ari mutoya kubera ababyeyi bari bato icyo gihe nta kibazo kiba kidasanzwe ushobora gukurikirana umubebe ariko nanone iyo ubonye hari impamvu ishobora kubitera nk'umuvuduko cyangwa ubundi burwayi nanone ushobora gufata icyemezo kumubyaza mbere kubera impamvu ubona ihari urebye muri rusange ni ibyo ngibyo navuga ku mudamu uburyo tumukurikirana mu kanya umaze kutwereka cyangwa tumaze kubona umumama umufashije waje kunyura mu cyuma niba ariko nabyita umugore ubundi waje kunyura mu cyuma aza ryari akenshi ni byiza kumenya yuko umudamu yatwise akaza kunyura mu cyuma akamenya nk'uko nabibabwiye mu gihembwe cya mbere umuha road map y'ibyo wamukorera kandi nanone biterwa n'aho uri nanone ushobora kuba uri ahantu udashobora kuba wanyura mu cyuma byihuse ariko akenshi usanga ari byiza kuba wanyura mu cyuma hagati y'ibyumweru 11 na 13 n'iminsi 6 icyo gihe akenshi unyuze mu cyuma ushobora kubona ibibazo umwana yaba afite bitari compatible n'ubuzima compatible with life sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda wenda nk'umwana udafite umutwe umwana udafite impyiko umwana ufite umutima ufite igice kimwe akenshi ibyo ngibyo wenda ushobora kubibona kuri icyo gihe ariko nanone ukamenya inda ingana iki ni umwana umwe ni abana babiri azabyara ryari muri icyo cyumweru ibyo byumweru hagati y'ibyumweru 11 na 13 n'iminsi 6 ni igihe cyiza cyo kumenya ibyo bintu noneho ugiye iyo akenshi umuganga akubonye kuri icyo gihe niho aguha randevu nanone kuko nubwo aho kuri 11 n'iminsi 10 ku byumweru 11 umwana bakiri muto cyane ingingo ziba zitari zakura bihagije niko navuga wenda aguha randevu appointment ku byumweru hafi 20 icyo gihe ingingo ziba zimaze gukura bifatika akenshi niho umuganga ashobora kureba imiterere y'umwana ingingo z'umwana yuko uko zimeze urebye naho atanga randevu none iyo wabonanye na muganga izindi randevu ashobora kuziguha bitewe n'uko yabonye ubuzima bw'umubyeyi n'ubuzima bw'umwana bitumye nibaza uvuze kuri randevu bituma nibaza kuva umugore yatwite umugore yasama inda kugeza igihe noneho abyariye ni igihe kingana gute agomba kugera kwa muganga hari igihe cyagenwe
WHO itanga inshuro 8, navuga inshuro imwe mu gihembwe cya mbere, izindi 2 mu gihembwe cya kabiri, n'5 mu gihembwe cya gatatu. Icya mbere wenda navuze impamvu yabyo, icya kabiri nabyo by'umwihariko ni ibyo byo kureba anatomy, ibice by'umwana, ingingo z'umwana ariko zimeze neza. Ubwa kabiri ni ukureba bya bindi bijyanye na diyabete n'amaraso, ni mu gihembwe cya kabiri. Noneho mu bindi bihembwe ku byumweru 32 akenshi aba ari ukureba imikurire y'umwana, amazi ameze gute ariyo bita isuha, placenta iri mu yihe position. Noneho akenshi usanga umureba nyuma kenshi gashoboka kuko aba yegereje kubyara. So ni inshuro 8 muri rusange, ariko zishobora kuba nyinshi bitewe kurengaho, bitewe noneho n'abamama cyangwa abana bafite umwihariko. Naba umwana afite ikibazo ari mu nda, hari ikibazo aba akenewe kurebwa inshuro nyinshi. Hari umumama ushobora kuba afite uburwayi atwite, akenshi ushobora kumureba inshuro zirenze izo ngizo bitewe n'umwihariko, ariko muri rusange abadafite umwihariko akenshi ni inshuro 8. Mbwira noneho ibibazo nk'umugore urimo kutureba ashobora guhura nabyo mu rugo. Hari uburyo rimwe na rimwe umuntu agira ikibazo akumva ni ibisanzwe nta kibazo. Nibihe bibazo ubundi abagore bakunda guhura nabyo bagasanga bibeshyaga byari ibintu bikomeye? So ni byiza kubishyira mu byiciro kuko ni byinshi. Akenshi tuvuze nko mu gihembwe cya mbere, abadamu niho akenshi inda nyinshi zivamo mu gihembwe cya mbere. Kimwe mu bimenyetso ni ukuva. Iyo umudamu avuye mu gihembwe cya mbere, akenshi aba ari byiza kwihutira kugera kwa muganga. Ikindi ni uburibwe bukabije. Uburibwe bushobora kuba mu gihembwe cya mbere bukabije, bishobora kuba guterwa n'ibintu byinshi, ariko akenshi iyo utwite mu gihembwe cya mbere ukaribwa mu nda yo hasi cyane, aba ari byiza kugana kwa muganga, kuko biba bishoboka yuko waba utwite n'inda iri hanze ya nyababyeyi. Inda iri hanze ya nyababyeyi ni ikintu cyihutirwa kuko ibishobora guhitana ubuzima bw'umubyeyi. Urebye ikindi ni iseseme no kuruka cyane, ariyo changement iri normal mu gihembwe cya mbere. Akenshi usanga umudamu tumutegeka kurya utuntu duke inshuro nyinshi ufite ibibazo nk'ibyo, ariko hari igihe agera agatakaza ibiro ntabashe kurya ikintu na kimwe. Muri rusange icyo gihe aba yagera kwa muganga. Nanone hari igihe tumuha imiti imufasha kugeza icyo gihembwe kivuyemo. Akenshi bishira iyo urenze igihembwe cya mbere, ibyo bintu birashira. Mu gihembwe cya kabiri nanone, igihe umudamu yabona amaraso aje, aravuye, abonye amazi, nanone aba ari byiza kwihutira kugera kwa muganga. Urebye ikindi ni ukugira umutwe ukabije, kureba ibikezikezi, kuribwa mu gatuza. Akenshi aba ari gishobora kuba ikimenyetso cy'umuvuduko umudamu atwite. Icyo gihe nabyo aba agomba kwihutira kugera kwa muganga. Nanone amazi aje, nanone aba agomba kwihutira kugera kwa muganga. Yumva umwana adakina neza, kuko iyo ageze mu gihembwe cya kabiri urenze mu byumweru 24, hagati ya 20 na 24, umudamu atangira kumva umwana. Mu gihe yumva umwana adakina uburyo yari asanzwe amwumva, nanone aba ari byiza kwihutira kugera kwa muganga. Urebye ni izo navuga ibimenyetso mpuruza byatuma niyo waba wavuye kwa muganga uwo munsi wakwihutira kugera kwa muganga. Tugana ku musozi, nifuzaga ko utubwira noneho umugore wabyaye umwana udashyitse biba byagenze biti? Murakoze cyane. Impamvu ni nyinshi zishobora gutuma umwana avuka atageze igihe. Birashoboka ari impamvu za mama we ubwe, mama we afite ikibazo, cyangwa umwana ubwe. Dushobora gufata icyemezo cyo kubyaza umwana kubera izo mpamvu. Ariko ikindi navuga
hari koze nyinshi, ariko nakubwira hari igihe wumva ngo umudamu yagize umuvuduko atwite. Umuvuduko umudamu yawugize atwite akenshi ukira umudamu abyaye. Rero hari igihe biba kare cyane, kandi uko iminsi igenda ishira wa muvuduko ukagenda uba mubi kurushaho, akenshi ugasanga dufashe icyemezo cyo kubyaza umumama, kubera wa muvuduko ushobora kugira ingaruka kuri mama we, ariko uvuga ushobora gutera, wenda tuvuga umuvuduko mwinshi ushobora gutera stroke, kwangirika kw'impyiko, kwangirika k'umwijima bya mama. Iyo bimeze gutyo, akenshi turavuga ati ubuzima bwa mama bufite agaciro cyane, nubwo n'umwana twamushakaga, ariko reka dusevinge ubuzima bw'umubyeyi. Ariko n'umwana iyo bishoboka dukora ibishoboka byose kugira n'ubuzima bw'umwana tubusevinge. Umudamu wabigize rero akenshi wagize nk'umuvuduko, we wambaje no ku kintu cya prevention, akenshi umudamu wagize uwo muvuduko aba afite amahirwe mabi yo kongera kubigira ubutaha. Haba hari uburyo tubikora, wenda hari imiti yitwa aspirine. Aspirine iyo ayifashe igabanya amahirwe mabi angana na 80% yo kuba yakongera kugira umuvuduko. Akenshi turamuha. So tuvuge noneho, wenda tuvuye ku muvuduko, wenda tuvuze umumama afite ikibazo cy'inkondo y'umura. Hari igihe abadamu baba bafite inkondo y'umura ngufiya. Ubushakashatsi bwerekana yuko ufite inkondo y'umura ngufiya afite amahirwe mabi yo kubyara mbere ugereranyije n'umudamu ufite inkondo y'umura ndende. Akenshi iyo dusanze rero afite inkondo y'umura ngufiya, dukoresheje nanone ecography, tuba dushobora gukora ibyo bita cerclage. Cerclage ni ugupfundika inkondo y'umura, niko kuyizirika, niko navuga, cyangwa kumuha imiti ikomeza inkondo y'umura. So ibyo nabyo birakorwa bikagabanya amahirwe mabi y'uko umudamu yabyara igihe kitageze. Ariko nanone hari izindi mpamvu zishoboka, infection igatuma ibise biza, umudamu akabyara. Icyo gihe akenshi ku nda y'ubukurikiye usanga ariho dufiteho icyo twabikoraho. Ariko kuri iyo nda akenshi umwana iyo avutse adashitse, ni ukuvugana dutegura abapediatre bakita ku mwana bitewe n'igihe avukiyeho. Ikindi ni umwana afite ubumuga wenda, cyangwa impanga. Umudamu utwite impanga aba afite amahirwe mabi y'uko ibise byaza mbere ugereranyije n'ufite umwana umwe. Ufite abana batatu afite amahirwe mabi y'uko ibise byaza mbere ugereranyije n'ufite umwana umwe. So ni impamvu nyinshi zishobora gutuma umwana avuka igihe kitageze. Ariko nanone hari uburyo buhari bwo kwita ku bana bameze gutyo. Dr. Etier amaze kudusobanurira neza uburyo bwo kubyara, tubwiye igihembwe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Reka tumubaze, ese umugore cyangwa se umumama utwite, iyo feze yose, ibyo byiciro bitatu ko wakomeje kubitubwira, yabigezemo, amenya uburyo ari bubyaremo ari ubuhe? Nimwe mumufasha gucuzinga cyangwa guhitamo, bigenda bite? Urakoze cyane. Ubundi umudamu wese akenshi ni bake bamenya uburyo bazabyaramo, ariko muri rusange abadamu bose baba bagomba kubyara biciye hasi. Ahubwo ab'umwihariko nibo bakeya usanga ari abo kubagwa. Usanga nk'umuntu wabazwe inshuro nyinshi zirenze ebyiri, yarabazwe zirenze ebyiri, uwo muntu wenda niwe biba abazi neza no kuva agisama yuko azabagwa. Ariko hari izindi mpamvu ziba zishoboka. Wenda umudamu umwana yari muri pozisiyo nziza, ari kubise, wenda habaye impamvu yuko umutima w'Imana utera nabi cyane, cyangwa placenta yiyomora, cyangwa mu kumanuka mu nzira yo kubyara umwana agafata pozisiyo itari nziza, cyangwa umwana akaba ari munini nk'uko twabivuze,
ari munini cyane paraporo n'inzira yakagombye kunyuramo, ni ukugerageza kubishyira mu bintu mu buryo mwabyumva. Navuga igihe wenda pelvis ari ntoya, pelvis ni ukuvuga inzira cyangwa ari ntoya, cyangwa ikaba ari nini, hari uburyo tubimenya ari nini, umwana we akaba ari munini cyane. Icyo ni ikindi, ariko noneho n'ikindi bise wenda bidahagije bikamara igihe kirekire tukabyongera bikanga. Izo ni impamvu zishobora gutuma umudamu abagwa, cyangwa umwana akaza nabi, umwana aritambitse, azanye fesi, wenda niko nakubwiraho kugira ngo aze acuramye neza. So hari impamvu ushobora kumenya umudamu ari kuri travaye, ari ku bise, hariho ari nk'izo umutima uteye nabi, umwana amanutse nabi, ibise bifashe igihe kirekire. Hariho n'impamvu umenya mbere nk'izo nakubwiye, kuba umwana umudamu yarabazwe inshuro nyinshi cyangwa yitambitse, twaragerageza kumuhindukiza ntibishoboke. Izo mpamvu zose zishobora gutuma umudamu abaga. Ariko muri rusange umudamu wese muri rusange aba agomba kubyara biciye hasi, cyangwa vaginal delivery. Usanga akenshi biba surprise, nibyo byakagombye. Ariko nanone hari ababyisabira kuba yabana. So ibyo biba bishoboka, ariko dusobanurira umudamu ibyiza byo kubyara biciye hasi n'ibyiza byo kubagwa, ingaruka zo kubagwa n'ingaruka zo kubyara vaginally. So then akifatira umwanzuro wa nyuma. Yego, amaze kubyara, umugore amaze kubyara umwana ni muzima, ni gute noneho aba agomba kumwitaho mu magambo make? Umubyeyi iyo amaze kubyara mu by'ukuri yitabwaho, isuku, n'umwana akitabwaho, akamwambika. Ariko ikintu kiba cyihutirwa ni ukubera akora ibyo bita skin to skin. Ni byiza kumwogereza umubiri ku mubiri. Umwana ni byiza guhita atangira konka akoresheje amashereka. Akenshi abadamu usanga baba bahangayika bakavuga ati umwana nta mashereka. Muri make uko umwana uko yonka niko amashereka aza. Ikindi wenda navuga, umudamu umaze kubyara aba ananiwe cyane, akenshi aba akeneye kuruhuka. Ni byiza mu muco nyarwanda usanga ababyeyi baba bafite ababitaho, bafasha muri iyo period. Ni byiza kujya aruhuka, kurya, akonka. Ariko ku rundi ruhande nka muganga nanone hari ibintu aba agomba kwitaho, kureba ese ntava, kuko nanone kuva akenshi abadamu babyaye bataha hagati y'amasaha 28 na 48. Iyo ari mu rugo, nubwo uvuze cyane ku kwita ku mwana, konka cyane niko navuga nibura amasaha 2 kuri 3. Ariko nanone n'umumama nkavuga yuko agomba kuruhuka, ariko agomba kwita kureba kuba nta kuva, nta muriro yagize, guhumeka nabi, kubyimba nk'akaguru k'iruhande rumwe kakamurya cyane, kuko ibyo nabyo byaba ibimenyetso mpuruza byatuma agaruka kwa muganga. Urebye ni ibyo ngibyo muri rusange, gukurikiza vaccination calendar, kuko umwana aba agomba akivuka mu cyumweru cya mbere afata inkingo za mbere. Nanone bakamuha roadmap y'uburyo azakurikiranwa ku ruhande rw'abapediatre. Usanga aribwo batanga uburyo umwana azakurikirana, azafata izo vaccine n'amakonsultation
y'abapediatre. Reka tubashimire Dr Gashema Heritier ko mwitabiriye kino kiganiro. Murakoze gaga. Reka tubashimire mwese mwakomeje gukurikira kino kiganiro kuva gitangira kugeza kano kanya. Nge nitwa Ange Gaga, amahoro. Ikiganiro ni RSOC Talk Show. Reka tuzasubira ubutaha, ariko mbibutse ko turi no kuri YouTube, wadusangaho kwandikaho RSOC, ubundi ukabona ibiganiro byose byagucitse cyangwa utabonye. Reka tuzasubira ubutaha, bye.